INO TV. Ntubizi yuko uzabyara icyo ni icya kabiri. Muri make ibyo bintu nta kintu bizi. Ntunazi kuzanashaka ahubwo. Nabyo ntabyo. Yes. Kuko hari abantu baba bakobwa bakarinda bapfa bakiri abakobwa. Turabafite abo barahari cyane n'abahungu kandi bose. Cyane rwose. Izo kategori zose turabafite. Rero nje ntago niyumvisha ukuntu nyine ntago mbikurura ngo mbyumve. Ukuntu umukobwa ajya gufata imiti. Kuba bibaho ndabizi ko bibaho. Kuba bibaho ndabizi ko bibaho. Ko bafata imiti. Yego, ariko sinjya niyumvisha ukuntu umwana w'umukobwa afata umwanzuro akavuga ati ngiye kuboneza urubyaro cyo kozareka mbabwire. Ratumva nkubaze wa mukobwa we wowe uboneza urubyaro uri umukobwa. Sibyo? Ratanyibwirira. Tuvugishije ukuri wowe n'umutima wawe. Uri umukobwa koko? Tuvugishije ukuri uzaba umugore. Ese urabizi kuzabyara? Ese umugore tube tubiretse ahubwo uri umukobwa. Niwe. Jya nahise musubiriza ariko nawe yabivuga ati yego ndiwe. Kandi je nyuko nabiriya binini uri umukobwa ndiwe n'udupira ugendana uri umukobwa ndiwe igo ndiwe INO TV. Likinga pora subscribe gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima. Inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba. Uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ujye ugira kwizera nk'ukwa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba. Ugira kwizera nk'ukwa Daniel wavuye mu rwobo rw'intare. Ugira kwizera nk'ukwa abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Tubahaye ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira kuri INO TV. Nizere ko mwese mumeze neza. Nongera kwakira Arine mukunda cyane rwose cyane. Meze neza? Meze neza, ndamahoro, ndashima Imana, ndi muzima. Ego. Urebye nta kibazo. Usa neza. Amagripe wanza wowe ataragukozeho muri iyi minsi. Amagripe yahaye abantu benshi. Ndashima Imana nyine ko ndamahoro ngewe ndi muzima nta kibazo ntacyo nshinze Imana pe. Amina. Amen. Kabisa. Arokora rwose umuntu bavuga ukuntu yumva ameze neza ukabona kabisa biraje mu buryo bwuzuye. Yego. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Tumeze neza. Yes. Akavura katangiye kugwa. Haje amahumbezi. Yego. Vumbi ryagabanyutse. Urebye nyine ikirere kiri kugenda kimera neza kurusha. Kabisa. Yego. Abantu bamaze kukumenya use ni ngombwa ngo wongere ubibwire we. Sinzi ariko nanone nta soni mfite zo kwivuga. Izina ryawe ntago riteye isoni. Umuririmbyi niwe wavuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Yo. Naho ubundi kwari ijambo umuntu avuga nkumva nteye ubwoba nkumva ngize n'agahinda. Atuzibye ibyaha byanjye. Icyo nicyo gituma hanini ngira isoni. Naho ubundi kuba nakwibwira abantu bambonye bwa mbere kuri INO TV ntacyo bintwaye. Yes, byiza cyane kabisa. Ni n'umugisha ukomeye pe. Wow, yego. Ngewe nitwa Arine. Ndi umukobwa ushima Yesu. Yego. Ubundi si ubwo sibyo. Nibyo. Umukobwa ushima Yesu. Mu muryango bimeze gute? Mu muryango bimeze neza. Ariko hari ikiza cyo kuba mu muryango ni iki? Ni ijambo rimwe mbere yuko tubwira uko umuryango umeze. Okay, ikiza cyo kuba mu muryango nuko
iyo uri mu muryango uba ufite umutekano cyane, umuryango mwiza, kuko imiryango yose ntago ari myiza, ariko iyo uri mu muryango mwiza uba ufite umutekano, iyo uri mu muryango mwiza uba wishimye, iyo uri mu muryango mwiza uba ufite ejo hazaza heza, iyo uri mu muryango mwiza ubasha gutekereza none ugatekereza n'iterambere ryawe inyuma y'ejo. Tunakomeza n'abadafite imiryango, disi nabo barahari, barahari, bibaho kubera impamvu, ariko nibakomere, mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ishoboye byose, kandi nimba badafite n'imiryango bavamo, Imana nayo izabaha imiryango ibakomokaho bo ubwabo. Umuntu ashobora, urabona gisaza cyawe kiba cyaderanje, yego nta kibazo, ariko umuntu ashobora kuba adafite ababyeyi wenda, cyangwa se adafite abavandimwe, ariko we akazaba umubyeyi, yego akazaba umubyeyi, akabyara kandi ababyaye bakagira abavandimwe, mbega umuryango ukamukomora. disi hari n'umuntu dufate nk'abakobwa, ugasanga umukobwa wenda nyine nta muryango agira, akavuga ati jyewe rwose nshatse umugabo naba nagutse, naba ngize umuryango, akanavuga ati sinaba nkiri imfubyi, nibyo cyane. Ubundi iyo umuntu ahanini nta muryango afite, ari imfubyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore, kumva yuko utangira gutekereza yuko uzongera kubona umuryango, ari uko washatse umugore, ari uko wabyaye, abo wabyaye bakuze nabo bashatse, naho ngaho utegereza kugira umuryango. Uretse kugira umuryango tuvuga ni wa muryango wo mu maraso, uretse kuba wenda imiryango yindi, hari ukuntu umuntu aba adafite umuryango ariko akagira undi muryango ushobora kumwakira. Iyo miryango tuyikuye ku ruhande y'inshuti, yo kubona umuntu ukamugirira impuhwe, yo kubona umuntu kumva wabana nawe, kumva wamufasha, iyo miryango tuyivuyeho pe. Iyo umuntu ari imfubyi nta wundi muryango afite, aba yumva kubona umuryango bizamuturukaho umunsi yashatse, umunsi yubatse, umunsi yabyaye. Yego. Tukiri aha rero ndagira ngo noneho tunanzike mu kiganiro nifuje ko tuganira. Uri umukobwa, ibyiza by'umuryango urabizi, hari n'ukuntu twebwe muri politike y'igihugu cyacu, reka naho nka komante, nubwo twe tudakunze gukora ibiganiro bya politike ariko tugahereho gato, umunyarwanda asabwa kuringaniza umuryango cyangwa urubyaro rwe, kugira ngo nyine abashe guteganyiriza abana mu buryo bwagutse, sibyo? Ariko akantu karimo hano kinjiriye abantu bose bakavuga ati noneho karabaye. N'abakobwa, umukobwa ugeze igihe cyo gushaka nawe akajya gufata ibinini, we akajya gufata imiti ngo kwa muganga. Hari ibyo bintu ntabwo ari amahano. Umukobwa koko twarinjiriwe, abantu twarinjiriwe, ibyo bintu ni amahano, ariko ntabwo ari amahano asanzwe, ahubwo ni amahano arenze no kuba ari amahano. Hari ukuntu ushobora kuvuga ngo ni amahano ukagira ngo aroroheje, ahubwo ni amahano arenze amahano. Ariko kuba ari amahano arenze amahano, ntago ngewe ikibazo nagishyira wenda kuvuga ngo kuba tureberera cyangwa nka leta, ntago ikibazo kiraho, kuko leta yo iratureberera, ahubwo kuko ari umubyeyi utureberera, abantu babanze basobanukirwa impamvu habayeho kuringaniza urubyaro. Ngiye kuri kote yanjye, impamvu mbona habayeho kuringaniza urubyaro, kera abantu barabyaraga ugasanga umuntu afite n'abana na 18, afite imisozi n'iki, yego, ugasanga umuntu afite n'abana 30, yego, ugasanga umuntu afite abana, kumva ngo umuntu afite abana 10, 12, uwo muntu mbega yabaga adafite imbaraga mu kubyara, hari cyangwa se wenda umudamu we hari ukundi kuntu afite ikibazo runaka umuntu atasobanukirwa. Ariko reka babyare icyo gihe,
umuntu yabaga afite imisozi, afite imirima, afite imikumba, afite amashyo, afite inka, afite amahene, afite intama, batunze ari abatunzi, sibyo? Bahinga bakeza, ubutaka butarasharira, ubutaka bumeze neza. Uwo muntu nubwo yabyaraga abo bana 30, buri mwana yamuharezaga 8 we kandi ugaragara. Umwana kubaka mukamubwira ati ngiriri yishamba uzateme uzubake, uri kumva akamubwira ati mirima ngiyi ibishanga ngibi genda shaka nawe ugende wirwaneho ugira iki. Nabo bakamenya gukora. Abantu bakera barakoraga pani ibingibi byacu, barabanebwe nta muze bagiraga, bagakora ibintu bikagenda neza cyane. Noneho uko twagiye twaguka, urumva ubutaka bwagiye buba buke. Rero muri uko kuba buke, abantu twebwe tukomeza ya ritime yo kubyara tudafite n'icyo tuba. Abakera bari bafite nyine ibyo baba, twebwe tuguma kuri ritime yo kubabyara. Nta bigera naho none umuntu abyara abana bagera nko mu 10, nta munsi y'urugagira, arya igitoki agihashye, arya inyanya aguze 100, ugasanga nk'umuryango ugura inyanya 100 bateka nk'ibirayi ibiro 2, ugasanga nawe ufite abana 10 muteka nk'ibiro 8 by'ibirayi, namwe mushyiramo inyanya 100. Rero bababyeyi bacu batureberera baravuga bati tugombe dukore gahunda yatuma abantu bataguma kororoka ku abantu bahumuka, bareba aho tugeze, babyara abana baringaniye, babyara abana bashoboye kurera. Kubyara budashoboye kurera ni icyaha, abantu babimenye. Kubyara abana udashoboye kurera, kubyara abana bo gushyira ku isi ngo baruhe babeho nabi, umwana utajyana mu ishuri, umwana utagira iki, ni icyaha. Ahubwo abantu babikora Imana ibababarira. Niko gushyiraho rero gahunda yo kuringaniza urubyaro. Nimba umuntu bitewe n'ubushobozi afite akavuga ati wenda ngereranije nshobora nko kubyara abana 3, ngereranije nshobora kubyara abana 2, ngereranije nshobora kubyara abana 4, ibintu nk'ibyo. Ahanini iyo niyo mpamvu yatumye habaho kuringaniza urubyaro. Yego. Icya kabiri, nk'ubu urareba mu miryango yacu cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi, dufitemo abagore ariko batabyara. Mbonereho no kubihanganisha kuko kubyara ni umwanda uturuka ku Mana, n'umugisha w'Imana, ni Imana ibitanga. Mbega ntacyo umuntu yakora kindi ngo abone umwana Imana itabigizemo uruhare. Nibyo kabisa rwose. Impamvu mbavuzeho, ntago ndumva umugore utabyara yagiye kuboneza urubyaro. Igosha. Uri kumva icyo kintu? Akomere kabisa, anakomere rwose. Muri kino kiganiro nimba udukurikiye utarabona urubyaro, turagukomeje mu izina rya Yesu, kandi Imana ikwakire, igufashe, igushyigikire. Ahumure, Imana ni nyembaraga, na nyuma y'igihe runaka Imana tumusabiye n'umutekano mu rugo rwe, umugabo yimuzanaho impagarara, famiye mu mubabarire, ariko mbere ya byose akomeza asenga Imana kurenza ibindi byose. Oya azanabyara. Azanabyara kuko twabonye abantu benshi bamaze igihe batabyara, nyuma y'imyaka runaka bakabyara. Haracyari ibyiringiro, rero akomera umutima. Sindumva umuntu yagiye kuboneza urubyaro. Bishatse kuvuga ngo umuntu uboneza urubyaro ni umuntu uba wizeye neza yuko abyara, akavuga ati reka koko gahunda ya leta nanjye ubwanjye ndabona ko mbangamiwe. Yego. Ikindi, umuntu uboneza urubyaro, sibyo? Yego. Hari ukuntu nanone njya numva ngo ugasanga nk'abajeni mariye, ugasanga bamaze nk'imyaka 2 babana batarabyara. Ahanini ngo ukumva nk'umuntu aravuze ngo ni gahunda bihaye, ngo buriya nibo babishatse, ngo nibo bagize iki. Ariko ngewe uko mbizi nzi ko umuntu afata umwanzuro wo gushaka agira ngo abone umuryango. Yego. Abona abamukomokaho. Ubundi icyo nicyo kintu ahanini gituma umuntu avi wabaga agashinga urugo. Yego. Nicyo ngicyo. Rero nshatse kuvuga yuko nje muri mind zanjye uko mbyumva nuko umuntu aboneza urubyaro abizi neza ko abyara, kandi
nukuboneza urubyaro nyine nukugira ngo mu rubyaro rwe ntihabemo akajagari nukugira ngo mu rubyaro rwe nyine habemo gahunda ntabyare nk'udafite gahunda sibyo cyangwa udafite ibitekerezo yego nuko njyewe mbyumva umukobwa yivuye materero niyo mpamvu nakubwiye ngo ni amahano kuri nge arenze no kubiki amahano rero nge muri nge sinjya niyumvisha ukuntu ntubizi kubyara icyo ni kimwe ntubizi yuko uzabyara icyo ni icya kabiri muri make ibyo bintu nta kintu biziho ntunazi ko uzanashaka ahubwo nabyo ntabyo kuko hari abantu baba abakobwa bakarinda bapfa bakiri abakobwa turabafite abo barahari cyane n'abahungu kandi bose cyane rwose izo kategori zose turabafite rero nge ntago niyumvisha ukuntu nyine ntago mbikurura ngo mbyumve ukuntu umukobwa ajya gufata imiti kuba bibaho ndabizi ko bibaho babibaho ndabizi ko bibaho ko bafata imiti yego ariko sinjya niyumvisha ukuntu umwana w'umukobwa afata umwanzuro akavuga ati ngiye kuboneza urubyaro cyoko zareka mbabwire ratumva nkubaze wa mukobwa we wowe uboneza urubyaro uri umukobwa sibyo ratanyibwirira tuvugishije ukuri wowe n'umutima wawe uri umukobwa koko tuvugishije ukuri uzaba umugore ese urabizi ko uzabyara iby'umugore tube tubiretse ahubwo uri umukobwa iyi niwe njye nahise musubiriza ariko nawe yabivuga ati yego ndiwe kandi njye nyuma na biriya binini uri umukobwa ndiwe n'udupira ugendana uri umukobwa ndiwe igo ndiwe Imana iturengere tuvugisha ukuri rero ikibazo ngiki rero tubanze dusubira inyuma hari abajya bibeshya ngo Imana yaravuze ngo isi ngo yororoke yuzure isi abantu bakwiye kumenya ko isi y'umuntu nimba ufite agataka kakandi wanditsweho iyo niyo si yawe ibindi byose si ibyawe hanyuma rero uyu mukobwa tumugarukeho mu by'ukuri bimaze kugaragara ko abana b'abakobwa bamaze no kurenga urugero barenze ihaniro nk'uko wabivuze ntabwo ashaka ko iki kiganiro gitinda burya ngo abwirwa benshi akumva beneyo umukobwa utaraboneza ubwo turagitaga utararinganiza se utaririnda se guterwa inda ese ubundi kwirinda guterwa inda byasaba ibinini simbizi urumva twamuganiriza mu buhe buryo tumubwire ngo iki tumuhe iyihe nama mbere ya byose kuri njyewe uwo muntu ntago twamwita umugore sinzi uko twamwita si umugore ako nanone ntago ari umukobwa nese wowe wabonye umukobwa uringaniza urubyaro wowe byibuze reka nkubwire sibyo oya wenda mbanze nisegure ku bantu bari butwumve sibyo nabo bamfashe wenda ni imyumvire yanjye iciriritse bambwira umukobwa ijambo umukobwa cyangwa izina umuntu uzakobwa umukobwa aringaniza urubyaro njyewe rero iyo hajemo ijambo ngo umukobwa uringaniza urubyaro mpita numva ko icyo gihe atakiri umukobwa ahubwo kuri yabaye umugore kwaje mwibanga rikomeye yaba ari umugore mwibanga rikomeye naryo kuko ntawe ubizi ko ari umugore oya ni umugore kuko umugore niwe uringaniza urubyaro uri kumva ndiho ndumva umugore niwe uringaniza urubyaro ibyo byo ni ihame naho n'abariya abantu ubwo baringaniza urubyaro ntago bari mu cyiciro cy'abakobwa n'abagore nabo baringaniza urubyaro ahubwo n'abagore badafite abagabo bazwi ahubwo rata n'urwo rugero twabita tubaboneye izina kubera ko urumva ubundi abo tuzi nk'abagore baba bafite amazina y'abagabo babo tukavuga ngo ni madamu runaka ni umugore wa runaka ni umugore wa runaka noneho aba bakobwa cyangwa se aba bagore b'abakobwa bo bafite abagabo bo mu mabanga batanu aho mutuguni hariya mutuguni kwaje hirya rero ahubwo impamvu baringaniza urubyaro ni ukubera nyine kandi bazi ko amakuru ngo atajya hanze amakuru aragenda bafite ibanga rikomeye rikomeye cyane niyo mpamvu baringaniza ni ukugira ngo nyine
kuko babagabo bari mwibanga batazwi imiryango itabazi urungano rwabo bamwe muri bo batabazi niyo mpamvu baringaniza nyine kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi wa mugabo we wo mwibanga atazamutera korata ikibazo kirimo rero gikomeye sasa ni iki niyo yagize amahirwe akagenda agashaka umugabo uzwi ngo hari aho byanga ebana umugabo none bitanga umva ubishoboka byose umugabo agakora umugore kandi azi ko ari muzima inda ntifate none bitanga nta kuntu bitakwanga none se tuvuge ni igihano cy'Imana cyangwa ni imiti oya ntago ari igihano cy'Imana ibintu byose ntimukarenganye Imana wowe ntuzi kubyara wowe ntuzi iki ibyo ari byo byose natwe tujye dushyira mu nyurabwenge zacu twumva ibintu biriya binini cyangwa se ziriya nshinge cyangwa se buriya bupira cyangwa se biriya byose bakoresha ibyo nibyo mbashije kumva naba numva bakoresha cyangwa naba numva nyine ari bwo buryo bakoresha ibyo ari byo byose hari ibintu byangiza mu mubiri nawe ibaza ibintu nimba umubiri wawe wari bwakire ikintu kigahita gihagarara umva ibintu byose bikazamba ibyari gufata ntibifate bikanyere urumva hari ibintu byangiza mu mubiri sibyo noneho wowe utarabyaye bishobora guhita bikuboroka byawe oya noneho bigahumira kuri mirari niko navuga noneho ibibazo bikoresheje umwaka wa mbere 2 3 4 5 uri kuboneza ibintu utazi ko unafite hako mwabakobwa mwavuga ni haruzi ko azabyarara muri mwebwe amayobera matagatifu dushimira Imana mu kiganiro duhaye ntabwo twifuza ko tukivugaho cyane abwirwa benshi akumva bene yo gusa inama ku mukobwa utararinganiza ni iyihe inama ku mukobwa utararinganiza inama namugira nuko ubundi na leta ijya gushyiraho iriya gahunda yayishyiriyeho abakobwa bananiwe kwifata yego ntese yayishyiriyeho abakobwa bazima ntabwo yayishyiriyeho abakobwa bashoboye kwifata rero njye inama nagira abakobwa mbere ya byose ni ukwifata bakirinda bakamenya yuko gusambana ari icyaha wa mukobwa we ongera wibuke ko gusambana ari icyaha nubwo muri iyi minsi bigoye icya kabiri niwumva kwifata byakunaniye wenda ukoresha agakingirizo ariko ibintu byo kujya gukoresha imiti cyokoza nanone nubona uri wa mukobwa warangiye nyine hari ukuntu umuntu arangira no mu kwirangira kwiwe akiyakira akanirangiza aho kugira ngo uzajye guteza nanone ibibazo iwanyu uyu munsi wabyaye umukobwa ejo wabyaye umukobwa ejo undi ubyaye 5 rwose ngo ahegenda ukore gahunda zawe kuzumva ariko kuri kote yanjye icyabakiza nuko umuntu yakwirinda yakwifata cyane ko abakobwa b'u Rwanda ari bo ba mama b'igihugu bejo hazaza rakoze mutuyima mani kugire neza arine izina rya ry'ikinyarwanda ndaryemera cyane Imana itugire neza ibiganiro byacu ni ukuba biteye nyine hari utuntu tugenda dushyira muri societe kugira ngo tubihindure ibyo twaganiragaho mwabyumvise bisigaye n'ibitekerezo byanyu mwewe murabyumva gute twakora iki byahinduka gute cyane cyane nyiri nkota n'uyifashe mu rwubati wowe wa mukobwa we inama ukuye muri kino kiganiro ni iyihe cyangwa se binyuze mu gutwi bihingukana mu kundi nta kibazo nabyo icy'ingenzi ni uko twebwe tuvuze ibiri ku mutima wacu mwakoze cyane rero ikiganiro cyacu nakagaruka wakoze cyane ciao ndabakunda cyane INO TV likinga kora subscribe gutya